iyi niyo video warukwiriye kureba uyu munsi, niyo waba ari ureba yonyine ibindi ukazaba bireba ku munsi w'ejo nta kintu na kimwe wakwicuza. Mu by'ukuri nyemerera ngo ikaze tureberera hamwe ubucukumbuzi ku bimenyetso bishinja Ingabire Victoire ushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu by'ukuri hashize iminsi Ingabire Victoire umuhoze yongeye gutabwa muri yombi ku iperereza rishya rigaruka ku birego ashinjwa byo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Itabwa muri yombi rye ryaturutse ku rubanza ruregwamo abantu bo mu ishyaka rye ryitwa Havumbuwe. Abo muri Havumbuwe bita Ingabire Victoire amazina atandukanye, aho bamwe bamwita Ivu nk'impine y'izina rye, abandi bakamwita Mukecuru. Ayo mazina yombi ushobora kuza no kuyumva cyane muri iyi nkuru, aho by'umwihariko muri iyi video tugiye kuba tugaruka kuri bimwe mu bimenyetso byakoreshejwe n'ubushinjacyaha byaganishije kwitabwa muri yombi rye. Nisesengura navuga yuko rigera neza ku butumwa Ingabire yandikiranaga n'abarwanashyaka be mu migambi yaganishije kwitabwa muri yombi aryiwe. Hari byinshi by'umwihariko wibaza kuri Ingabire Victoire, uribaza utubundi ibyaha bivugwa kuri iri shyaka byo byaje bite, ariko kandi muri iyi video ndagira ngo tuze kurebera hamwe cyane igice gikomeye cyane nanibanzeho kigaruka ku nzira ziteye ubwoba ndetse ku nzira zari zigambiriye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bigaga umunsi ku munsi. Ese mu by'ukuri ziracyariho? Ese ubundi izo nzira nizihe? Nguhaye ikaze rero muri iyi video yacu, reka tubanze dutumikira badutumye, ndagaruka mu kanya dukomeza n'iyi nkuru yacu. Amafaranga Wow! Ese nawe waba wifuza YouTube cyane kwinjiriza amafaranga? Ntabwo rwose bikiri ngombwa gutegereza imyaka yose, bitewe nuko muri Benefactor House turagufasha kubona channel nziza zimwe zamaze kuba monetize, hamwe ushyiraho video ya mbere uhita uhembwa ako kanya, ndetse n'izitari monetize zose turazifite ku giciro cyo hasi cyane. Birihuta kandi birizewe kuko bikorwa n'ababizobereyemo ku rubuga rwa YouTube ndetse mu buryo bwemewe. Twandikire rero ni kuri 0783707835 nawe wibike hiyawe ubundi utangire guhembwa amafaranga, nawe winjire mu mubare w'abayozi gitiyo. Reka nongere nguha ikaze ku muyoboro wacu, nanaguhereza ikaze by'umwihariko muri aya makuru yacu kugira ngo ducukumbure bimwe mu bimenyetso bishinja Ingabire Victoire gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu by'ukuri nk'uko nabigusezeranyije, nari nakubwiye ko iyi video tugomba kuza guhera ku nkomoko y'ibyaha biri gushinjwa iri shyaka ryitwa Havumbuwe. Ni ishyaka rya Ingabire Victoire. Mu by'ukuri rijya kuvuka ryaje risa n'irisimbura FDU inkingi yarasanganywe kuko yarisenye nyuma yuko rishinjwe kuba arikorana n'abahoze muri FDLR. Muri Havumbuwe Ingabire yarafite abantu bakorana bya hafi bari mu witwa Sibomana Sylvain. Mu ishyaka Sibomana yakoraga nk'umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu, niwe kandi uhuza abarwanashyaka bari hanze y'igihugu n'abandi bari mu mahanga, akanaba ku ruhembe rwo gutanga ibyo bita amahugurwa. Uwitwa Nzabandura we yakoraga nk'umukozi wo mu rugo kwa Ingabire, gusa yaje kugirwa umuhuzabikorwa w'intara y'Iburasirazuba muri Havumbuwe. Uyu akaba ari nawe wamenyesheje ubuyobozi ibyabereye mu mahugurwa, byanatumye ari bibafata ikabafunga, ariko mu by'ukuri Nzabandura we ntabwo yafunzwe. Niba warakurikiye inkuru z'urubanza rwa Ingabire wumvisemo ibijyanye n'amahugurwa yateguriwe abarwanashyaka be, byakozwe bigizwemo uruhare na Sibomana afatanyije n'undi witwa Assumpta uba mu Busuwisi. Ni amahugurwa yaragamije kwigisha abanyamuryango bari mu nzego z'ubuyobozi icyo bise uburyo bwakoreshwa mu gukuraho ubuyobozi bw'igihugu hadakoreshejwe imirwano, ahubwo hagakoreshwa imbaraga z'abaturage nyamwinshi binyuze mu myigaragambyo. Mu by'ukuri imirimo yose yakorwaga na Sibomana kuko ari we wari umuhuzabikorwa. Ibyo bishimangirwa n'ubutumwa bwa WhatsApp bwagaragajwe mu rukiko. Ngira ngo rero ubashije kuba wakumva mu by'ukuri bimwe mu nkomoko azibyaha iri shyaka rya Victoire rikomeza kugenda arishinjwa. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi tuba twavuga kuri iyi nkuru, ariko muri aka kanya nyemerera n'ubundi twigarukire kuri za nzira ziteye ubwoba nagusezeranyije nkubwira yuko ngomba kuzikubwira kugira ngo zisobanukirwe. Ni inzira zo gukuraho ubutegetsi bigaga. Mu by'ukuri muri ayo mahugurwa bizi inzira enye bakoresha bakuraho ubutegetsi, izo ngizo zirimo iyo bise mobilisation and persuasion, bivuze ko bigaga uburyo bata
batangiza ibikorwa bitagira ingaruka ariko bigamije gutinyura abaturage abagahangana n'ubutegetsi bita ubw'igitugu buriho mu Rwanda. Indi nzira n'imyigaragambyo hagamijwe kugaragaza ko bahari kandi biteguye guhangana na leta. Inzira ya gatatu niyo bise non cooperation tactique ishingiye ku kutumvira gahunda za leta zose zirimo no kwanga gutanga imisoro no kwigomeka ku bindi bikorwa bya leta n'ibicuruzwa nka made in Rwanda. Harimo kandi n'indi nzira bise dilemma bavugaga ko bazatangira kuyikoresha abamaze kubona umubare munini w'abayoboke kuko yo ifite ingaruka nyinshi, ahanini bigamije gushyira leta mu gihirahiro aho bakora ibintu bigacanga leta ndetse rwose ikabura ikikora. Uko ibikorwa rero byo guhungabanya umutekano byateguwe nibyo ngiye kuba nkubwira, ariko by'umwihariko niba ari ubwa mbere nkurikiye reka mbanze ngusabe gukanda subscribe ndetse kandi no kunzogera kugira ngo n'ibindi biganiro bitandukanye n'izindi nkuru zidasanzwe gutegurira ndetse nkakugezaho umunsi ku munsi byose bijye bihita bikugeraho neza cyane gatanu ku kandi. Reka twikomereze rero turebere hamwe uko ibikorwa byo guhungabanya umutekano byose byateguwe. Ibikorwa byabo bagiye babigabanya mu byo bise operation, aho operation shira ubwoba aho hari operasiyo yitwa ashira ubwoba udahungetwa ugahungeta. Iyi bize ko izibanda ku cyiciro cy'abazunguzayi bakunze guhungetwa kubera irondo ry'isuku, aho bazumvisha abo baturage ko ari bo mwanda leta ishaka kwikiza. Bagomba kubikora bahimba indirimbo ivuga ku mibereho mibi y'abazunguzayi, igahimbirwa hanze hanyuma igakwirakwizwa mu bantu benshi mu Rwanda. Operasiyo Serwakira yari kwibanda ku bantu babaye cyane cyane abafite ikibazo cy'ubutaka, yari kwibanda cyane ku bantu bababaye cyane by'umwihariko bafite ikibazo cy'ubutaka, ahari gukoreshwa inyandiko icyitwa tracts zikanyanyagizwa ahantu henshi mu gihugu hose. Bwa mbere hari kubanza kunyanyagizwa impapuro zitanditseho, ubundi hakazakurikiraho izanditseho ngo turambiwe gukubitwa, turambiwe imisoro ihanitse ku muturage, turambiwe ubwicanyi no gushimutwa, bityo hakagurwa amakayi noneho barangiza bakabiha abamotari bakabanyanyagiza ahantu henshi. Operasiyo y'umuturage imbere bavuze ko FPR ivuga ngo umuturage ku isonga ariko bo bagomba kumushyira imbere. Ahari rwose gukoreshwa tract bakandikaho amagambo arimo kwamburwa ubutaka, kwakwa imisoro y'ikirenga no gukubitwa kw'abazunguzayi. Batanze urugero ko bakwifashisha ibijyanye na Kangondo, ahimuwe abaturage bari batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga, bityo bagakoresha imipira y'icyatsi yanditseho Kangondo, bakazayambara igihe abaturage bazaba bari mu rubanza n'umujyi wa Kigali. Imipira ikambarwa mu gihugu hose icyarimwe ngo berekane ko barambiwe akarengane gashingiye ku butaka. Hari bimwe rero mu bimenyetso bigaragaza ko Sibomana yakoranaga na Ingabire. Uyu nawe ni umwe mu bakomeye cyane muri iri shyaka nk'uko nahoze mbigarukaho ntangira iki kiganiro. Mu by'ukuri mu butumwa bwa WhatsApp Sibomana na Assumpta utuye mu Busuwisi bagiye bandikirana bagaruka kuri Ingabire kandi nawe akabagarukaho. Mu by'ukuri Sibomana yitaga Ingabire mukecuru mu gihe Assumpta yamwitaga IVU. Ingabire nibo batangaga uburenganzira bwo kugira ngo amafaranga yo kwifashisha mu mahugurwa yose asohoke. Mu by'ukuri ikinyamakuru nifashishije nk'ukorera iyi nkuru cyitwa Igihe, cyo kivuga yuko cyabonye ubutumwa abandikiranaga nk'aho Assumpta yabwiye Sibomana ko WhatsApp itizewe, bityo ko bakwiriye gushaka ubundi buryo bazajya baganiramo. Ati abantu bawe ni ukubabwira bakajya kuri sinyare kuko abigisha batubwiye ko ari igomba gukoreshwa. Ati ntabwo WhatsApp yizewe. Ibi ngo byagombaga gukorwa ku bw'umutekano wabo. Icyakora Sibomana we ngo agaragara avuga ko abantu bamugora kubera kutagira ubumenyi ku ikoranabuhanga. Ubundi butumwa ni ubugaragaza ibiganiro bya Ingabire mukecuru na Sibomana ababazanya kuri Assumpta, aho ku wa 5 Ukwakira 2021 Sibomana yandikiye Ingabire amubwira ko umunsi wari wabanje iby'ikoranabuhanga byagoranye, ateje iby'ikoranabuhanga byari byapfuye. Ingabire yaramusuhuje ahita amubaza ati Assumpta se mwabonanye? Ingabire kandi yanasabwaga ibijyanye no gushaka amafaranga y'ingengo y'imari igomba gukoreshwa mu bikorwa byabo, nk'aho yasabwe kwifashisha mu gukwirakwiza ibihuha abinyuze kuri chaîne y'Umubavu. Umunyamakuru w'Umubavu ati
gusa ubabwire babishakira ingengo y'imari icyo nakwita bije. Ingabire yahise abaza azakenerwa agira ati ubwinganite, undi ati abazangenere nta kibazo. Yamusabye ko yahabwa ayo mafaranga mbere kugira ngo agure ifatabuguzi irya Zoom. Ati niba cya cyifuzo cyanjye baracyakiriye neza uzababwire babikore mbere ngure ifatabuguzi kuko ntibyakunda, hari n'utundi nzakenera. Mu by'ukuri ni ibintu byinshi navuga kuri iyi nkuru ya Ingabire Victoire ndetse n'ishyaka rye, nabo bose bakomezaga kugenda bamufasha. Ariko reka mbe mpiniyani iki kiganiro nkwibutsa ko nifashishije igihe.com kugira ngo ngucukumburire ndetse nkugezeho ibi byose uko byagiye biba gatanu ku kandi. Niba wakunze iki kiganiro nakoze kanda like, ubundi ukore no kuri subscribe, maze ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana n'ubundi kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, aho tuba tukugezaho byinshi bitandukanye biteye amatsiko ndetse uba wibaza gusobanukirwa umunsi ku munsi.